Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe mukurikiye radiyo Umwirongi. Uyu munsi turi ku cyumweru ku itariki ya 15 z'ukwa 12. Nk'uko rero duheruka kuganira mu biganiro byashize, twari turi kuvugana ku bijyanye n'uburyo hari benshi muri opozisiyo bimuriye ubwenge mu gifu. Nasanze hari benshi bagiye bantonganya ati ntabwo wagombye kuvuga aba bayobozi gutya, ntabwo ari byiza. Ariko nkaba mbona kenshi eh, abanyarwanda bagiye batubibamo ubwoba. Ntabwo abanyarwanda bakunze kuvuga ibintu bibaho, bahisha ukuri. Rwose usanga batemera ibintu barimo, ntabwo baba bashaka ko niba ari ibintu bibi ntibashaka ibyo bintu bicika, birebera hirya. Rwose nkabihuza na ya mvuga yacu, wajyaga ubaza umuntu ngo ese ngo ugiye, akakubwira ati sinzi iyo ngiye. Ugasanga rero hari ibintu byagiye bitwokama, ariko nkeka ko ibyo bintu yenda bizagenda bishira buke buke. Ubwo rero bamwe muri abantu nagiye mvuga, nubwo hari abantu batagiye babyishimira, mwagiye mwese mubona ko hari amashyaka yagiye afunga. eh, ayo mashyaka kandi yagiye akora akazi kanini muri opozisiyo hanze. Ubwo rero mu bintu mba mvuga, ntabwo mba mbeshye, mba mvuga ibintu mpagazeho nshobora gusubiramo. Mwese mwagiye mubona hari abayobozi bagiye bajya mu Rwanda bari bari muri opozisiyo, ikindi kandi mutabitekereza ko bashobora kujyayo. Mwagiye mureba yenda nk'uriya Rukerantare, mubona uriya Boniface, bariya Habimana Bonaventure wo muri PPR Imena, muzi ko bazengurutse za Zambia, bakajya n'i Kigali, bakongera bakagaruka, kandi bavuga ati politike yacu igomba kugenda neza. Ibyo byose rero ntabwo abantu benshi bagiye babisobanukirwa ku munsi wa mbere, ariko ukuri kwagiye kujya ahagaragara, abantu bavuga ukuri ko kumeze, abantu bagenda basobanukirwa. N'ibindi rero byose hari igihe tuba twabashije kohereza kamera kugira ngo zibirebe neza. Burya nta muntu uvuga ikintu atabashije kugenzura. Ushobora yenda kwibeshya, ariko ntabwo yakwibeshya 60%. Ubwo rero bariya bantu twabona ko ari ikibazo cyane muri sosiyete yacu, cyane cyane muri opozisiyo. Tukaba rero n'abandi bose bashaka gukorana nabo cyangwa gukora nkabo, nabo tugomba kujya tubarwanya kugira ngo byibura iriya ngoma y'igitugu ihora ishaka ko iramba, nayo ikamera igasenyuka nk'iriya ya Assad. Mwese mwabonye ko byamugendekeye ejo bundi. Ejo cyangwa ejo bundi rero Kagame nawe bizamugeraho. Ari gusamba akoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo ingoma ye ibashe kuramba. Mwese muzi Gahima Gerard wari procureur mu Rwanda, muzi Rudasingwa Theogene, muzi Ben Rutabana, ukuntu baje hano mu Bufaransa twarabakiriye rwose. Nanjye narabakiriye, abaza n'ibibazo. Mu ntangiriro wumvaga rwose ibintu bavuga ko badashaka FPR, ko baje gufatanya natwe kugira ngo dusenye FPR. Ariko burya imvugo siyo ngiro. Batangiye batubwira ibintu byiza, ariko byaje kurangira tubona ko bashaka kugarura FPR
ya ya Generali Rwigema, bakanga FPR ya Kagame, bagashaka FPR ya Rwigema. Mu by'ukuri abantu icyo bifuza ni ukurandura sisiteme ikavaho yose ikagenda. Ntabwo rero iyo warebaga wabonaga ikibazo, ari nacyo twababazaga, ese ikibazo mufite ni Kagame cyangwa ni sisiteme? Bakavuga ko nta FPR ikiriho yapfuye, ariko byaje kurangira bigaragara ko bashaka ko habaho sisiteme ya mbere ya Rwigema kugira ngo bongere bayigaruremo abantu. Ni ukuvuga Kagame aramutse agiye, utari kumvira FPR ya Rwigema nawe yari guhura n'akaga. Ubwo rero umushinga wabo ntabwo warabapfubanye. Mwese muzi ukuntu hano bagiye bakoresha amakonferanse, abazungu babashyigikiye babari inyuma. Nuko kubera iki? Donc ibintu bakoraga nta muhutu washobora kuba yabikora. Ibyo rero byatumye nabo bumva ko bagomba kujya bakama abahutu, impunzi ziri hanze, FPR nayo igakama abanyarwanda bari mu Rwanda mu gihugu. Ibyo bintu rero ni ibintu twagiye twamagana, kuko ntabwo waba uhunze FPR hariya ngo nugera hano usanga indi bisa nayo, ntabwo ibyo byari gushoboka. Ubwo rero njyewe hano nashimira abantu bose babashije kwitandukanya n'abo bantu, babashije kubona uwo mugambi. Abenshi baranyereye bukeya biviramo. Hari n'umuntu utagira n'ikintu avuga kuri ibyo bintu, kubera ni ibintu hari twonka mu mashereka. Umuntu ukamubaza ati ese urajya he? Sinzi aho ngiye, kandi mu mutwe waza ahantu agiye. Ubwo rero hari ibintu abanyarwanda nyine hari ukuntu duteye. Ubwo rero birababaje cyane kubona nyine hari abayobozi bakizana amayeri babeshya ati twari tugize ibibazo turaje ngo dufatanye namwe, dufatanye urugamba. Ugasanga ahubwo bari gukerereza n'aho abandi bari bageze. Nkiri kuri abo bagabo bombi, yenda ubu nababaza ntese uyu munsi Ben Rutabana ari hehe? Abenshi mwagiye mwumva byinshi, hari abo bakoranye bazi ko ibintu byarangiye, ariko ibyo bintu byose iyo urebye ubona baragiye bapfa abayoboke bo hanze. Umwe arashaka kubigarurira, undi arashaka kubigarurira, uyu bamuhaye imfashanyo ntabwo bamuhaye. Ibyo bintu byagiye bibaho cyane, ugasanga basubiranyemo gutyo mu bintu nk'ibyo. Ariko nkeka ko abanyarwanda ubu bari kugenda babona ukuri. Impamvu rero mvuga ko bashatse kugarura FPR ya Rwigema ni uko mu bikorwa byabo ubonamo harimo sisiteme bakoresheje muri irya myaka ya za 90. Niba umuntu akubwiye ati akaza yenda akarara iwawe, ati ntagire abantu ubwira ko naraye iwawe, yarangiza ati ndashaka ko uzaba perezida. None se uzaba perezida Kayumba abiki? Rero iyo uharanira demokarasi, perezida atorwa n'abaturage, ntabwo anumwa n'umuntu kanaka. Icyo kintu cyonyine gihita kikwereka ko demokarasi dushaka atari yo baba bari gutekereza. Rero rwose burya abanyarwanda biga umuco wo kujya basobanurira abandi ukuri ko komeze, kuko n'abandi bazajya bagenda bagwe muri uwo mwobo kandi hari umuntu wawubonye mbere. Niyo mpamvu kenshi rero hari igihe tuzatuvuga ibintu kugira ngo hazagira umuntu uva muri uwo mwobo. Ikindi navuga,
uyu munsi nari ndi kuvuga kuri izi manza zabereye i Paris. Muzi ko habaye imanza ebyiri, urubanza rwa Dogiteri Eugene Rwamucyo n'urubanza rwa Charles Onana. Ubundi biriya bintu ntabwo byari bimenyerewe kuba hano mu Bufaransa, imanza ebyiri z'u Rwanda zikabera igihe kimwe, ariko iyo urebye neza ubona ko FPR eh, ubundi isanzwe ifite ubwoba, ntabwo iba ishaka ko ibona abantu benshi bakurikiye umuntu. Buriya nk'iyo biba ku rubanza rwa Charles Onana wenyine nta rundi rwabaye, banga ko ni analize yanjye, ariko banga ko babona hari abantu benshi b'abanyarwanda bamugiye. Ariko uwo munsi muri icyo gihe habaye imanza ebyiri, urumva ubwinshi bwagombaga no kujya hamwe, bamwe bakajya mu rubanza rumwe abandi bakajya mu rundi, urumva ko bitari byoroshye. Gusa byagiye biba mu mibyizi, nk'umuntu ufite akazi ntabwo byabaga byoroshye kugira ngo ajyeyo, ariko nashimira abantu bose babashije kujya muri izo manza, nashimira abantu babashije gutwerera, rwose ni igikorwa cy'indashyikirwa. Kuri Onana rero, iyo urebye ibyo bamushinja gupfobya jenoside, kiriya ni ikintu bakoresha buri gihe iyo bashaka gucecekesha umuntu. Ubundi habaho ubwisanzure mu binyamakuru, abantu bakandika, ariko hariya ubona ko ari kugira ngo baceceke, kubera Kagame azi neza ko hari inyungu afitanye n'Abafaransa. Kuva ku bwa Sarkozy kugera uyu munsi, Ubufaransa bwagiye bugirana ubucuti bwihariye ku nyungu zimwe na zimwe, bituma rero abanyarwanda bahungiye hano bamwe bahura n'ingorane. Kandi ubu hari igihe bizarangira noneho bya binyamakuru byabo bisakuze ngo Kagame ni umwicanyi, Kagame ni umudigitateri. Twaramureze irahe, urubanza n'ubu ruracyariyo, twaramureze mu kwa karindwi muri 2012, ariko ibintu barabibitse, ubwo bazabyubura igihe bazaba batakimushaka. Ngubu uko bakora bano bazungu mu bana kubera inyungu. Kagame rero nawe amenye ko bari kumwe kubera inyungu, hari igihe inyungu zizarangira noneho batangire basakuza, bamubwira ati wowe n'uyu twagufashaga abanyarwanda batagushaka. Niko bizarangira. Onana rero ni ukubera inyungu afitanye, kandi nabwo buriya yaza kuba umuhutu, si kuriya bagombaga siko bagombaga kumuhana, ko umuhutu bamuhana bihanukiriye cyane. Ariko burya igihano ni igihano, gusa turizera ko ubutaha najurira vraiment azabirangiza neza. Hano rero mu rubanza rwe hari utuntu tubiri ngira ngo nabonye, hariyo abantu, hari ishyaka nabonye rikoresha mobilisation, ati abantu muzaze muri benshi mwitabire urubanza rwa Onana mumushyigikire. Nuko ubwo naje kubona ko bamwe mu bayoboke b'iryo shyaka imbere y'urukiko aho yari ari kuburanira bari gucuruza imyenda iriho ifoto y'umuyobozi wabo. Aho rero byanteye kwibaza utubazo twinshi, ariko kenshi iyo umuntu avuze ibintu abanyarwanda bamutera amabuye, wavuze umuntu wagize gute, ariko ni ibintu mugomba kujya musesengura, mukareba, mukavuga muti ese hariya kiriya gikorwa bari gukora imbere y'urukiko niho ibikorwa biri kubera, ko ibikorwa biri kubera imbere mu rukiko? Ese iriya myenda iri gucuruzwa biri kuri gahunda y'uwo munsi? Ni ibintu wenda muzajya mutekerezaho, mukagira icyo isomo mukuramo. Ikindi navuga nabonye,
Ni ikijyanye eh, n'abantu bagiye babuza abandi kwitabira urubanza rwa onana. Birababaje rero muri iki gihe. eh, Mwese muzi, yenda mpere mu Bufaransa ko niho ntuye. Murebe abanyarwanda bose bahaye ubuhungiro muri iki gihugu cy'Ubufaransa, bavuga ati twaragowe, ati agatsiko kari katumaze, turahunze, tugize amahirwe turahunze, tugeze hano. Ariko ugasanga nta n'umuntu ubasha kujya gushyigikira onana wiyemeje kugupfira, washyize ukuri ahagaragara mu bitabo byagiye yandika, muri recherche yagiye akora muri za Nations Unies, muri ziriya nkiko mpuzamahanga, recherche yagiye akora mu bitabo hirya no hino, mu bantu agenda abaza abantu, akusanya information. Ako kazi yakoze nta nubwo ushobora byibura no gufata umunsi umwe ngo ujye mu rukiko, byibura umushyigikire abone ko uri kumwe nawe, cyangwa se niba utabishoboye umwohereze byibura n'amayero 40, umubwire uti kuraje uzabashe kwishyura. Vrema birababaje kubona abanyarwanda mwahunze iriya ngoma uyu munsi mwarageze hano mugatera hagati mu ryinyo, mukavuga ngo biriya ntibindeba, ngo awo ariko yenda nawe ejo bizakugera. Burya rero niyo mpamvu kenshi duhaguruka hano tukavuga, kuko tuzi ko ibi bintu bitareba umuntu umwe gusa. Nibarangiza bariya bazaza gushaka abandi murimo, niko bimeze rwose. Rero hano nkaba nashimira abantu bose babashije kwitabira ruriya rubanza rwa onana, bamushyigikiye rwose, muraho gushima. Yenda ikindi navuga ni kuri Dr Rwamucyo. Rwose murabizi ko ibibazo iyo bigeze ku muntu w'umuhutu basya batanzitse. Buriya kuba yarahunze ubutegetsi, byarangiza ntabukorere, byarangiza agahungira na hano muri Europe, ibyo ni ibintu bikomeye. Wari umunyabwenge yarize, baba bagomba kumuhana bakamugerekaho ibyo byaha. Niyo mpamvu rero kugira ngo abyigobotoremo hagomba asosiye z'abantu, akamuba iruhande, akagira morale, akumva ko atari wenyine. Niyo mpamvu rero nsaba rwose abanyarwanda aho bari hose, cyane abahunze buriya butegetsi, ku bantu bafite moye, nk'umuntu wanywaga uducupa 2 byibura yigomwe kamwe, byibura mushakire akantu. Nanjye ubwanjye ku giti cyanjye ndakoresha uko nshoboye, nanjye ndebe ko ari ikintu nabona, byibura ubutaha mwoherereze azabashe kwishyura umwavoka. Izi manza ndazimenyereye guturuka muri 2012, rwose nagiye nzikurikirana hari i Paris. Ni ibintu bitwara amafaranga menshi cyane. Niyo mpamvu rero nk'umuntu utagikora, kandi niyo waba ukora ntabwo wabona amafaranga yo kwishyura hari avoka wenyine. Ni ibintu bigusigira ubukene, kuko nibyo FPR yifuza, gukenesha abantu bose nk'uko ibakenesha mu Rwanda. Ubwo urumva rero bisaba imbaraga z'abavandimwe. Niyo mpamvu rero umuntu wese ubishoboye yashyigikira aba bagabo bombi, kugira ngo babashe kwishyura abavoka. Maze rero murakoze, mbaye mbashimiye. Icyumweru cyiza, murakoze.